impamvu urubyiruko rwugarijwe nyine na sida, impamvu kwishora nyine kugira ngo urware sida, bamwe baba barahuye n'ibibazo batarabonye umuntu bitaho, ugasanga wishoye mu bintu nyine by'abahungu ukiri mutoya, ugasanga bagushukishije nk'utuntu nyine utarigeze ubona iwanyu, nimba ari telefone utarayitunze ugasanga barayigushukishije, nawe nyine ukisanga nyine warwaye. Ariko nyine mba nifuriza wenda nk'abantu batarahura n'ubwandu bakabasha kwirinda, kubera ko sida nta kintu imaze, urayirwara ukaba ubuze ubuzima bwawe, ukaba uguye mu cyago nyine utazigera wikuramo. Rero imbogamizi bahura nazo mu gutanga serivisi abafite ubumuga, bashobora kwibagirwa nko gufata imiti igihe barwaye bafite ubwandu bwa sida, kubera ko batabasobanuriye neza. Icyifuzo ni ugusakisha kumenya sida cyangwa ahantu yaba yandurira, ukabyigisha ababyeyi, ukabigisha no kwirinda, mugafatanya mukabegera, mukaba hafi no gukora ihohoterwa ntibarikorere. Tugomba kuziba icyuho biterwa n'uko abantu batitabira serivisi, cyane cyane urubyiruko. Iki gihe n'iki rero ni igihe cyiza cyo kongera kuzirikana ko sida igihari, iracyatwugarije, nta kwirara. Serivisi zo kurwanya sida no kwita ku bafite virusi itera sida zirahari kandi zikomeje gutangwa neza kuri buri wese nta vangura. Niyo mpamvu nongeye guhamagarira abanyarwanda bose, baba abanyamadini, abikorera, inzego za leta n'abafatanyabikorwa bacu bose, gukomeza ubufatanye kugira ngo duharanire kugera ku ntego y'isi mu mwaka wa 2030 icyorezo cya sida kizaba cyararangiye. Turifuza ko u Rwanda rero ruza ku isonga mu bihugu byose kugira ngo tuzagereho vuba kuri iyo ntego twihaye.